ese wigeze wibaza impamvu hari abantu bagera ku ntsinzi ikomeye mu buzima mu gihe abandi basa naho batsikamirwa n'ubuzima kandi bakabangamirwa nabo kubona cyane kubona ibyo bifuza n'ibyo bashaka bikaba bibagoye cyane. Hari n'abatsinda cyangwa se bakarenza intsinzi bari bakeneye mu buzima ikaza kubata kure y'umurongo w'ubuzima kubera kubura discipline, bagashaka kwinjoyinga intsinzi cyane cyangwa se kunyurwa n'intsinzi cyane nabyo bikabata inyuma y'umurongo. Ubuzima bworoshye buzanwa no guhitamo ibyemezo bikomeye. Ubuzima bukomeye buzanwa no guhitamo gufata ibyemezo byoroshye. Amafaranga yinjiye cyangwa nyuzi wawe banza wihe 10% ryayo. 10% ariko guhora nabyumva kenshi ni byiza. Pay yourself first. No kuvuga ko buri gihe hari amafaranga yinjiye wawe ihembe mbere wowe ubwawe. Wijya guhemba bakoze restaurant nziza, wijya guhemba bakoze ahantu hasohokera heza, aho ihembe mbere. Cya gatatu rero ni discipline mu buzima bwiza, the good life. Ubuzima ni health, kugira discipline yo kurya neza no gukora siporo buri gihe. Umubiri wawe nicyo gikoresho cya mbere ufite. Umubiri wawe nicyo gikoresho, no kuvuga umubiri n'umugaragu w'ubwonko. Washatse guhaguruka cyangwa se mind yawe yakubwiye ngo haguruka ukora iki kintu, umubiri ukanga, utazavuga bya bindi ngo umutima urashaka ariko umubiri ukanga. Hari abantu batagira ibintu bemera, muri aka kanya yemeye ibi mu kandi yemeye biriya, ubundi ubunyangamugayo ngo buzaze ejo amaze kubona amafaranga, ubundi agashaka shortcut akabeshya abantu akabacurika, ejo bundi nabo bakazaba bamucuranuye bamujyanye muri gereza. Ubutumwa bukomeye n'ubu.